Ku mugoroba wo ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa karindwi mu 1969 ibintu byose byari byahagaze hirya no hino ku isi. Imiryango myinshi cyane cyane ababaga mu migi hirya no hino ku isi bari basoje imirimo yo mu rugo bicaye muri za salo zabo imbere y'amateleviziyo. Televiziyo zari zikerekana amashusho y'umukara n'umweru noir blanc. Mu Rwanda habari bishoboye bari bafite radio, ubwo nazo zari ziri ku musego cyangwa se abandi batararyama bazikikije. Ibinyamakuru byandika byari byasohoye page idasanzwe yanditseho ko uwo munsi haza kuba ikintu kidasanzwe, ikintu ngo kizasigara gifatwa nk'amateka mu buzima bw'ikiremwa muntu. Icyogajuru cy'Abanyamerika Apollo 11 uwo mugoroba cyageze ku kwezi. Ibintu bidasanzwe ikiremwa muntu cyari kigezeho mu kinyejana cya 20 cyose, ukuyemo intambara z'urudaca zo tudasiba kubona. Muri icyo gihe abantu bari barabonye intambara y'isi ya mbere n'iya kabiri. Televiziyo hafi ya zose ku isi zerekanye icyo gikorwa cy'akataraboneka. Inzobere mu by'isanzure ebyiri z'Abanyamerika, Neil Armstrong na Buzz Aldrin, zagaragaye bwa mbere ziri ku kwezi nyuma y'amasaha 21 bari bamaze bahagurutse ku isi bagiye kureba uwo mubumbe udasanzwe ariko ikiremwa muntu kitari cyaragakandagijeho ikirenge. Muri uwo mwanya wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Richard Nixon yafashe telefoni ahamagara abo bagabo imbona nkubone kuri televiziyo, arabashimira cyane, ababwira ko ibyo bakoze ari amateka azasigara avugwa imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Byari ukuri cyane cyane ku banyapolitike bacungira ku kantu kose bakakabyaza amahirwe yo kwihesha amanota. Byongeye ko icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zihanganye na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete aribo Barusiya bubu mu kiswe intambara y'ubutita guerre froide. Muri icyo gihe gukora ikintu cyose gikomeye mu bya gisirikari cyangwa se iby'ikoranabuhanga byari bigezweho hagati y'ibyo bihugu byombi. Uwakurushaga muri kimwe yagutwaraga amanota menshi. Kuri uwo mugoroba Amerika yari ifite impamvu ikomeye cyane yo kwicinya icyara no kugaragaza icyo gikorwa kidasanzwe inzobere zayo mu isanzure zari zimaze kugeraho, kubera ko Abarusiya nibo bari bafite agahigo ko kohereza mu isanzure icyogajuru cya mbere Sputnik hari mu mwaka w'1970. Muri make Amerika kugira ngo yemeze abantu ko ari igihugu cy'igihangange yari yitezweho gukora ibirenze, ari nayo mpamvu kugera ku kwezi kw'icyogajuru Apollo 11 byafashwe nk'umubyeyi ubyaye imfura. Byari ikimenyetso cy'uko kapitalisme, uburyo bw'imibereho Abanyamerika n'Abanyaburayi bahisemo, ari bwiza kurusha komunisme, uburyo Abarusiya bari barahisemo kubamo. Nubwo ku isi yose bari bumiwe bavuga ko Amerika ari abantu badasanzwe, ku rundi ruhande hari abari bagifite impungenge no gushidikanya. Hari abahuzaga imibare bakabona ko hashobora kuba harimo amakuru atariyo cyangwa se icyo twakwita ikinyoma muri uko kugera ku kwezi kwa Amerika. Bamwe babyibazagaho, wenda abaturage basanzwe bo bashoboraga kubyemera, ariko hari izindi nzobere zari zizi cyane ibintu by'ubumenyi bw'isanzure zageragezaga guteranya ibyo babonye babihuza n'ukuri basanzwe bazi bagasanga bimwe ntibihura neza. Umunyamerika David Wise mu mwaka w'1973 yanditse igitabo yise Politics of Lying, aho yasobanuye ko hari benshi mu Banyamerika batemera koko igihugu cyabo cyageze ku kwezi. Ni ukuvuga ko yabaye nk'utesha agaciro inkuru zose guverinoma ya Amerika yari imaze igihe yiyamamazamo ivuga ko aribo gihugu cya mbere cyagejeje umuntu ku kwezi. Imibare David Wise yashingiyeho avuga ko igihugu cyabo cyaba cyarabeshye isi ni isesengura ryari ryarakozwe n'ikinyamakuru Night mu mwaka w'1970. Birumvikana hari hashize umwaka umwe icyogajuru Apollo 11 kigeze ku kwezi. Muri iri sesengura babajije Abanyamerika 1721 bo mu migi 6 itandukanye ikibazo kibaza kiti, ese waba wemera koko Abanyamerika bageze ku kwezi? Ibyavuye muri ubu bushakashatsi byaratunguranye. Abanyapolitike batangira kwikanga no kugendera hafi itangazamakuru ryabaga rishaka kugaragaza ko ibyavuzwe bitigeze bibaho. Benshi mu baturage babajijwe bavuze ko ibyo kujya ku kwezi batabyemera. Bavuze ko bishoboka ko Amerika yaba yarabeshye igakora ikinamico yuko yageze ku kwezi byahebyo kajya, ngo bigakorwa hagamijwe kwemeza Abarusiya n'Abashinwa bari bahanganye na Amerika mu buryo bugaragara. Hari abandi bavuga ko yaba ari ikinamico leta n'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iby'isanzure NASA baba barakinnye bagamije gucubya umujinya w'abaturage batumvaga impamvu leta imaze igihe ishora miliyari nyinshi z'amadolari mu bushakashatsi bujyanye n'isanzure mu gihe isi yari iri mu bihe by'intambara n'ubukene bukabije. Imyigaragambyo yavuzaga ubuhuha mu mijyi myinshi ya Amerika. Hari abandi bavuze ko yaba ari ikinamico ya leta igamije kwibagiza abaturage akavuyo kari kamaze iminsi imbere mu gihugu karimo ibibazo by'irondaruhu, amabara abanyapolitike bari bamaze igihe bakora, intambara ya Vietnam cyane ko Amerika aribwo yari irimo kohereza y'abasirikare benshi n'ibindi.
bitangiye kujya muri rubanda ko leta ya Amerika yaba yarabeshye isi yose ku manywa y'ihangu, ubutegetsi bwacungiye hafi itangazamakuru cyane cyane rikomeye ngo ritinjira muri ibyo biganiro mpaka. Inzobere zo muri NASA zabujijwe kugira icyo zivuga nta burenganzira zihawe. Nubwo Amerika yagerageje kuburizamo izo mpaka, ntabwo zigeze zishira kugeza n'uyu munsi. Hari abantu benshi barimo n'inzobere mu by'isanzure batemera ko icyogajuru Apollo 11 cyaba cyarageze ku kwezi. Umwe mu banze kubyemera ni umugabo witwa Bill Kaysing, umunyamerika wari warakoze mu kigo Rocketdyne. Iki ngiki ni ikigo kizwiho kuba cyarakoze moteur n'ibyuma bisunika ibyogajuru ibizwi nka propulsion byakoreshejwe hoherezwa icyogajuru Apollo. Muri make, Kaysing hari amakuru amwe wakwita y'imbere yari afite kuri uwo mugambi wo kohereza icyogajuru mu isanzure. Uyu we yarabihuhuye asohora igitabo We Never Went to the Moon, bivuze ngo ntabwo twigeze tujya ku kwezi. Hari mu mwaka w'1976. Ibikubiye muri icyo gitabo nibyo tugiye kuvugaho. Nge nitwa Ismael Mwanafunzi. Mu ntangiriro benshi bakwenaga umuntu wese wageragezaga kuzana inkuru zivuga ko abanyamerika baba barabeshye ko bageze ku kwezi. Bamwe barakubazaga bati none se barimo kujya kubeshya abaturage barwana n'iki? Kaysing amaze gushyira hanze igitabo, hari benshi batangiye gusubiza ubwenge ku gihe, babona ko byashoboka cyane koko babeshywe nubwo leta yakomeje gutsimbarara kuko bari cyo gihugu cya mbere cyageze ku kwezi. Mu myaka y'1960 Amerika yasaga n'iyasigaye inyuma mu bushakashatsi bujyanye n'isanzure. Abasoviete nibo bihari icyo kinyacumi cy'imyaka kubera ko bari bamaze kugera ku ikoranabuhanga rigezweho mu mikorere y'ibyogajuru. Umwanditsi Kaysing cyo kumva ko bari inyuma mu bushakashatsi nk'ubwo kandi igihugu cyabo gifatwa nk'igikomeye ku isi ngo byaryaga imitwe y'abanyamerika bari mu butegetsi. Hari benshi muri icyo gihe bari bagifatanaza nk'ikigo cya mbere gikomeye mu by'isanzure, kabone nubwo nta bikorwa bihambaye byari biherutse gushyirwa hanze. Ariko imbere mu kigo ho bari bafite ikibazo gikomeye cyo gukora ibyogajuru n'ibindi bice bijyana nabyo, ariko ku munota wa nyuma bikabatenguha ntibikore. Harimo nka rocket, iki ni igice cy'inyuma gituma icyogajuru gihaguruka. Icyitwa Saturne cyakoreshejwe icyogajuru Apollo 11 gihaguruka cyabanje kwanga ubwo bakigeragezaga. Hari n'izindi nshuro mbere yaho NASA yajyaga kugerageza niba ibyogajuru byayo bikora bikanga kubera bimwe mu bibazo bya tekinike bitari byakabonewe ibisubizo icyo gihe. Mission NASA yari yarahawe yari irimo ibyogajuru bikomeye bifite ingufu n'imikorere birenze cyane by'abasoviete, ariko ko iminsi yashiraga ntabwo iyo mission yayigeragaho. Ari nayo mpamvu Bill Kaysing avuga ko bari ku gitutu ku buryo bashoboraga gukora icyo ari cyo cyose, harimo n'ikinamico ngo isi yongere kubagirira icyizere. Mwibuke ko mbere y'imyaka ngo icyogajuru Apollo cyoherezwe mu isanzure, Perezida wa Amerika yari yarasezeranije ko imyaka 10 izashira Amerika yaramaze kohereza icyogajuru ku kwezi. Iyo myaka rero yari igiye gushira. Kaysing ati nta mwanya muri NASA bari basigaranye ngo bashobore gukemura ibibazo byari bimaze igihe bigaragara muri moteri z'ibyogajuru. Iyo baza kwemera ko badashoboye kubigeraho ku gihe cyateganyijwe, bari kuba bemeye ko batsinzwe burundu. Icyubahiro bari bafite mu isi yose cyari kuba kigiye. Inkuru bari barashushanyije mu mitwe y'abantu ko NASA ariyo ya mbere, byose byari bigiye kurangira. Nyuma hagakurikiraho kubura inkunga zahoraga zisukiranya iyo NASA yabaga yitsamuye ivuga ko ikeneye amafaranga. Kaysing avuga ko aho kubura ibyo byose basanze umwanzuro ari ugukina ikinamico. Mwibuke ibi ngibi ni bimwe mu by'abahakana iyi gahunda bavuga. Amerika n'abandi bashakashatsi bo baracyemeza ko icyogajuru Apollo 11 cyageze ku kwezi kandi ko hari ibyo cyafashije kuvumbura bitari bizwi ku kwezi. Igitabo We Never Went to the Moon ntabwo kivuga ko NASA itari isanganywe gahunda yo kujya ku kwezi. N'ubushakashatsi n'andi magerageza byose byari byaratangiye, ahubwo igitabo kivuga ko ukurikije uko ibintu byari byifashe bitari gushoboka ko icyogajuru Apollo 11 kibasha kugera ku kwezi mu 1969. Kaysing akavuga ko uko yakomeje gukora ubushakashatsi ku byagaragajwe byose byerekana ko icyogajuru Apollo 11 cyageze ku kwezi, yarushijeho kubona bimwe mu bimenyetso byamugaragarije ko hashobora kuba harabayemo kubeshya. Urugero, ubwo icyogajuru Apollo 11 cyageraga ku kwezi, mu kugera hasi cyakoresheje ingufu nyinshi ngo giparike ku buryo umuyaga wacyo wakabaye warahushye ibitaka byinshi byo ku kwezi aho cyamanukiye. Neil Armstrong nawe mu biganiro n'abanyamakuru yavuze ko kugera ku kwezi byabaye akazi gakomeye kubera ko ngo kugwa byarabagoye kubera umukungugu mwinshi uhari. Igitangaje ariko ari nacyo Kaysing aheraho avuga ko habaye ikinamico. Amafoto NASA yashyize hanze agaragaza icyogajuru kigwa ku kwezi, bigaragara ko ubutaka icyo cyogajuru cyaguyeho nta kantu na kamwe kavuyeho k'umukungugu. Muri make wakabaye ubona ahantu havuye umukungugu mwinshi, ariko icyogajuru ku mafoto giteretse ahantu hari itaka rishashe neza ritavungutseho n'akantu na kamwe.
hari n'ibyuma bishinze byifashishijwe hagwa icyogajuru, amaguru yabyo afashe ahantu hasi hameze nko ku rutare. Kaysing akavuga ko habaye hari umukungugu, amaguru y'ibyo byuma yakabaye nayo yaratebeye mu mukungugu, ariko ntabwo ariko ku mafoto yashyizwe hanze na NASA bimeze. Ikindi cyatangaje benshi cyane cyane inzobere mu by'amafoto ni uburyo amashusho y'inzobere ebyiri zageze ku kwezi muri Apollo 11 agaragara ari umweru kandi byigaragaza ko bari bahagaze mu gicucu cy'icyogajuru. Kubera ko bari bahagaze imbere y'igicucu cya Apollo 11, amafoto yakabaye yaraje mu maso habo hijimye, ariko bo bazaga basa nk'umweru nk'uko imyambaro bari bambaye yasaga. Indi mpamvu bashingiraho bibaza niba koko Abanyamerika barageze ku kwezi ni ukuba mu mafoto yafashwe icyo gihe hose nta hantu hagaragara inyenyeri mu kirere cyo ku kwezi. Ikirere cyo kiragaragara ndetse kirijimye cyane, ariko ntabwo ushobora kubona inyenyeri muri icyo kirere. Izindi nzobere mu by'isanzure zigaragaza ko nibura umuntu uri ku isi abasha kubona inyenyeri mu kirere. Ugeze ku kwezi ho byakabaye byoroshye kuzibona cyane kurusha uko zigaragara ku isi. Kaysing yavuze ko NASA ishobora kuba yarafashe umwanzuro wo kwirinda gushyira inyenyeri muri iyo kinamico kugira ngo abahanga mu by'isanzure batazaziheraho basesengura bakamenya neza ko ibyakozwe atari byo. Ubusanzwe inyenyeri mu isanzure zifite uko zikurikirana n'aho ziherereye. Upfuye kuzishyira mu mafoto uko wishakiye, umuhanga muri byo ashobora kuvumbura ko ubwoko bw'inyenyeri ubu n'ubu washyize ahantu runaka atariho bubarizwa, bityo akagutsindisha ibimenyetso. Hari ibindi bintu byakurikiye kugera ku kwezi kw'icyogajuru Apollo 11 ababyita ikinamico bashingiraho bavuga ko bikwiriye kwibazwaho. Mwibuke uyu mushinga wo kohereza ku kwezi icyogajuru wagizwemo uruhare n'abantu 400,000. Ni abantu benshi cyane. Nubwo babiri aribo bageze ku kwezi, abatumye icyo gikorwa gishoboka ni 400,000. Kaysing avuga ko igiteye impungenge ari uburyo abashakashatsi benshi bagize uruhare muri icyo gikorwa bahise bashyirwa mu kiruhuko, abandi bagashakirwa imyanya myiza mu bigo bikomeye aho gukomeza ubushakashatsi ngo bakomeze kohereza ibindi byogajuru ku kwezi. Uretse abahawe akazi n'abashyizwe mu kiruhuko badashaje, ngo hari n'abapfuye mu buryo budasobanutse. Nyuma yo kuva ku kwezi, Ed Aldrin wari mu cyogajuru yarwaye agahinda gakabije, aba umusinzi ukomeye, ndetse avuga ko kuva yava ku kwezi nta yindi ntego yigeze agira mu buzima. Kuri ubu aracyariho, ni umusaza w'imyaka 95, ariko ni gake ibyo avuga bihabwa agaciro kubera ko afatwa nk'aho mu mutwe we byivanze. Nubwo nta bimenyetso afite, Kaysing avuga ko ibi byose bishobora kuba byarakozwe ku bushake kugira ngo ukuri guhishwe. Ubusanzwe gahunda yo kohereza icyogajuru Apollo 11 yari y'ubushakashatsi busanzwe, ariko ibikorwa byose byakozwe byafashwe mu buryo bwa gisirikare n'amabanga yacyo. Na nyuma yo kuva ku kwezi, Neil Armstrong na Ed Aldrin bamaze igihe kinini bari mu kato nta muntu bemerewe guhura nawe. Aka kato NASA yavuze ko kara ko kwirinda ko hari virusi n'udukoko baba barakuye ku kwezi bashobora kwanduza bari ku isi, mu gihe hari abandi bashakashatsi bari baragaragaje mbere ko nta virusi n'udukoko byabangamira ikiremwa muntu biboneka ku kwezi. Ubundi amakuru atari y'umutekano n'aya gisirikare nyuma y'igihe runaka ashyirwa hanze, abantu bakemererwa kuyareba, ariko icyogajuru Apollo 11 yagizwe ibanga kuva umushinga watangira kugera urangiye. Ibi nabyo bituma benshi bibaza niba nta kindi kibyihishe inyuma. Mu gitabo, Kaysing avuga ko ikinamico yo kujya ku kwezi kw'Abanyamerika yakiniwe mu butayu bwa Nevada mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Amerika. Ahangaha ngo niho byose byakorewe. Abashakashatsi barinzwe bikomeye n'igisirikare, dore ko n'ubu akangaka ari agace abaturage basanzwe batemerewe kugeramo. Ni ubutayu bufite imiterere ijya kumera nk'iyo ku kwezi. Kaysing akavuga ko muri ubwo butayu hari ahantu Abanyamerika bubatse hagira imimerere isa n'iyo ku kwezi, bahita Mercury. Akavuga ko ahangaha ari ibintu byose byafatiwe amashusho bigatunganywa hanyuma bigashyirwa ku karubanda, abantu bakabwirwa ko byabereye ku kwezi. Hahandi muri Nevada, Kaysing avuga ko ari naho amajwi yacuriwe agatunganywa neza ku buryo uyumva atamenya ko yafatiwe ku isi. Uyu mwanditsi avuga ko ubwo icyogajuru cyazamurwaga mu kirere, Neil Armstrong na Buzz Aldrin ngo batari bakirimo, ahubwo ngo cyagiye cyonyine, bo bajyanwa mu butayu bwa Nevada aho amashusho y'imbona nkubone yafatirwaga. Muri make bo bavuga ko icyogajuru kimaze guhaguruka nta bantu bakirimo, ngo barakiyobeje kijya kugwa mu nyanja, hanyuma kamera zerekezwa mu butayu aho byose byari byapangiwe. Mwibuke ibi ngibi ni ibimenyetso bya Kaysing nabo bumva ibintu kimwe. Leta ya Amerika yo yakunze kenshi kuvuga ko ibyabaye ari ukuri, ababisebya n'abashaka guharabika gusa. Ikirushaho kugora benshi kumva ni uburyo Amerika yaba yarabashije kugera ku kwezi mu myaka y'1969 igihe ikoranabuhanga ryari rike cyane. Kuva icyo gihe kugera ubu bakaba batarasubirayo nyuma y'imyaka 50.
NASA iherutse gutangaza ko umushinga wo gusubira ku kwezi basanze wabahenda cyane, ari naho benshi batumva neza. Ni gute byahenda cyane kurusha uko byahenze mu myaka 50 ishize n'iterambere isi imaze kugeraho mu by'ikoranabuhanga? Imishinga myinshi y'isanzure Amerika yerekejeho amaboko muri iyi minsi ishingiye ku bushakashatsi ku yindi mibumbe nka Mars, ariko ku kwezi ntabwo hakibashishikaje cyane. Byashoboka ko ari uko wenda basanze ikiremwa muntu kitahatura, cyangwa se casing akaba afite ukuri. Nibyo gutega amaso. Naha dusoreje iki kiganiro, nge nitwa Ismael Mwanafunzi.